Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi turagira ngo tubahe ikaze muri uyu mwanya tugiye kumara twumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko uri Imana idukunda kandi itwitaho. Turagushimiye ko wateguye ijambo ryawe kugira ngo ritubere inkomezi, rituyobore mu nzira yawe. Bana natwe rero, bane n'umuntu wese, ijambo ryawe rimwubake, ukomeze kutwubakisha ijambo ryawe binyuze mu mbaraga z'Umwuka Wera. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho ni igice cya mbere, umurongo wa 19. Niturangiza turasoma n'ahandi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohoye mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka, igihe gisohoye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Amen. Dusome nanone mu rwandiko rw'Abaheburayo, igice cyaho cya 10, umurongo waho wa 36 ndetse na 38. Handitswe amagambo avuga ngo, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana idufashe cyane. Muri aya magambo dusomye, ndagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo umwifato ukwiriye umuntu utegereje igihe cy'Imana ku buzima bwe. Intego tuganira iravuga ngo umwifato ukwiye umuntu utegereje igihe cy'Imana ku buzima bwe. Nk'uko tubisoma muri Bibiliya, mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1, hatwereka ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe gisimburwa n'ikindi. Isi niko yubatse, igihe gisimburwa n'ikindi gihe. Amanywa asimburwa n'ijoro, ijoro rigasimbura amanywa. Niko isi yubatse. Muri ibyo bihe rero umwana w'umuntu abicamo. Navuga ko iri jambo rireba umuntu wese uri ku isi, umuntu wese wabayeho, aba ari mu gihe, kandi igihe kimushyikiriza ikindi gihe. Uko yitwara rero nibyo bituma agira umugisha mu gihe runaka ahagazemo. Ndagira ngo tuganire twifashishije ijambo ry'Imana, turebe uko umuntu yakwitwara. Ese umuntu yakwitwara ate mu gihe ategereje igihe cy'Imana ku buzima bwe? Ndashaka kubabwira ko iri jambo rirareba umuntu wese uriho. Umuntu wese uriho, urugero ni umusore, aba ategereje igihe cyo kuba umugabo. Niba ari umukobwa ategereje kuzaba umudamu. Niba ari umugabo ategereje kuzaba se w'abana. Niba ari umugore aba ategereje kuzaba mama w'abana, cyangwa se aba ategereje kuzaba nyirakuruza w'abantu benshi. Niba ari umunyeshuri aba ategereje kuzaba umuntu ufite akazi, ukora, akaba bosi, agakomera. Niba ari umuntu usenga Imana, aba ategereje igihe cy'ububyutse, igihe cy'ibihe byiza by'Imana ku buzima bwe. Twibuke ko hari ibihe bibiri umuntu yanze bikunze azahura nabyo. Hari ibihe bya none bya hano ku isi, ariko hakabaho n'igihe cy'iteka cyo kuzabaho ubana n'Imana iteka ryose. Biterwa rero nanone n'uko wagiye witwara. Niba ushaka kuzajya mu ijuru, utegereje igihe cyo kuzabana n'Imana iteka ryose, biragusaba kumenya uko witwara none. Ugitegereje ugomba kuba ufite umwifato, ugomba kuba ufite uko witwara. Ndagira ngo rero turebe ijambo ry'Imana, turebe ibihe abantu b'Imana uko bagiye babyitwaramo. Nagira ngo nkubwire ko ibihe uri mucamo hari abandi babinyuzemo kandi babyitwaramo ku buryo byasize amasomo, none bishobora kugira icyo bikwigisha. Turifashisha ijambo ry'Imana nubwo tuza kubona ingero z'abantu benshi, ariko turareba kuri Hana. Hana mwene umugore w'umugabo witwa Elukana. Uyu mudamu afite ukuntu yitwaye, afite ukuntu yabayeho mu gihe yari ategereje kuzabona umwana. Uyu Hana yari umudamu udafite umwana, asenga Imana, asaba ko Imana izamuha umwana. Yitwaye ate rero? Ikintu cya mbere nuko yari umuntu w'Imana, yari umuntu wizera Imana. Uyu Hana n'umugabo we
bizeraga Imana. Icya mbere ugomba gukora mu buzima bwawe mu gihe utegereje ko Imana izagusohozaho igihe cyiza mu buzima bwawe, ugomba kuyizera, ugomba kuba mu Mana, ugomba kuba ufite ahantu utegerereje. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15:7, Yesu yaravuze ngo mugume muri jye, amagambo yanjye agume muri mwe, hanyuma musabe icyo mushaka muzagihabwa. Niba utegereje igihe cy'Imana ku buzima bwawe, urasabwa kuba muri Yesu, kuguma muri Yesu, ukaba muri Yesu kandi ukamugumamo. Niko iryo jambo ry'Imana ryavuze ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urumva Imana iragusaba cyangwa se igushaka kukubona uri muri Yesu. Muri Yesu ni hehe? Ni mu buhungiro. Iyo usomye Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Muri Yesu ni mu buhungiro, ni mu bwihisho, ni mu gicucu, ni ahantu heza utagerwaho n'izuba n'imvura n'ibibazo bikomeye iyo uri muri Kristo Yesu. Iyo Zaburi ya 91 iratubwira ngo ni mu bwihisho, mu bwihisho. Murimbyi yaravuze ngo Yesu niwe nihishemo. Iyo uri muri Yesu rero uba utegerereje ahantu heza. Abantu benshi ntabwo bari muri Yesu, kandi iyo dusomye Bibiliya tubona ko abatari muri Yesu bazacirwaho iteka. Abaroma 8:1 haravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Urasabwa gutegerereza ahantu uba ufite ubwishingizi buzima, ubwishingizi bwiza. Nta handi rero uretse muri Kristo Yesu. Urasabwa gutegerereza mu Mana. Zaburi ya 46 iravuga ngo Imana ni ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Urasabwa kuba mu Mana rero mu gihe utegereje ineza y'Imana. Icya kabiri, Ana yajyaga afata urugendo ruva Ishiro, ruva Irama akajya Ishiro. Yavaga Irama akajya Ishiro agiye gutambira Uwiteka Imana ibitambo. Mu gihe yari ategereje kuzabona Samweli, kuzabona umwana yasabye Imana, yari afite ikintu cyitwa umwifato mwiza cyane wo kuba inshuti y'Imana. Niba utegereje igihe cy'Imana ku buzima bwawe, urasabwa gukomeza kuba inshuti y'Imana. Uyu mumama wafataga urugendo yari yarabigize akamenyero, yakomezaga kugenda ajya gutambira Uwiteka Imana ibitambo. Hano birashaka kutwigisha iki? Yari inshuti y'Imana. Urasabwa gukomeza kuba inshuti y'Imana mu gihe Imana itarasohoza amasezerano ku buzima bwawe. Biragusaba gukomeza kuba inshuti y'Imana. Urugendo yakoraga ruva Irama rumujyana Ishiro, agatambira Uwiteka ibitambo, akabayo. Bibiliya itweretse ko yagiye yarasenga, ntabwo birivuga iminsi yamaragayo, ariko ishobora kuba yari myinshi. Ngo barasenga, igihe kiragera barongera basubira iwabo, kandi babikoraga kenshi. Aha rero ni ijambo rigaragaza ko Hana mu gihe yari atarabona umwana, agitegereje umwana Samweli yari yarasabye Imana, yakomezaga kujya imbere y'Imana. Iki rero nicyo twise kuba inshuti y'Imana. Niba utegereje igihe cy'Imana kuri wowe, urasabwa gukomeza kuba inshuti y'Imana. Iyo usomye Bibiliya ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 17:1 biratubwira ngo Aburahamu amaze imyaka 99, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana nawe isezerano nzakugwiza. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo gendera imbere yanjye mu gihe utegereje kuzabona umugisha, ko nzakugwiza, ko nzaguha umugisha. Gendera imbere yanjye. Imana iramubwira ngo jya ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Iba utegereje igihe cy'Imana, urasabwa gukomeza kugendera imbere y'Imana, kandi Imana ibizaza, kuko biravuga ngo uzaza ntabwo azatinda. Niko twasomye mu Baheburayo igice cya 10, haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntabwo azatinda. Abantu benshi rero usanga iyo Imana itaragira icyo isohoza ku buzima bwabo, usanga batagikomeje kuba inshuti y'Imana. Ariko Bibiliya itubwira ko Aburahamu yari inshuti y'Imana. Aburahamu ni urugero, ndetse n'uyu mumama witwa Ana atubereye urugero. Yakomezaga gutambira Imana, yakomezaga kujya imbere y'Imana. Urugendo rwawe ni uruhe muri iyi minsi? Urimo urajya imbere y'Imana ute mu gihe utegereje ineza y'Imana? Ese ntiwagabanyije? Ese ntiwamaze kunanirwa? Abantu benshi barananirwa, ugasanga bavuye mu byizerwa ntibagikomeje kubana n'Imana. Rero niba utegereje igihe cy'Imana ku buzima bwawe, urasabwa gukomeza kuba inshuti y'Imana. Aburahamu yari inshuti y'Imana,
uriya mama yari inshuti y'Imana, ndetse n'abandi bagiye bategereza, ba Zekariya n'abandi bakomeje kuba inshuti y'Imana mu gihe bari bategereje ineza y'Imana ku buzima bwabo. Icya gatatu, Hana yari afite ikibazo gikomeye cyashoboraga kumutesha inzira y'Imana. Yari afite umukeba we witwa Penina, yahoraga amubwira amagambo akomeye yo kumuca intege. Iyo rero utegereje igihe cy'Imana ku buzima bwawe, ntiwita ku bicantege. Penina yajyaga amubwira amagambo yo kumuca intege, yo kumushinyagurira, yo kumubabaza. Bibiliya itubwira ngo Hana yajyaga asenga arira kubera amagambo ya Penina. Ubisoma mu gice cya mbere cya Samweli, uraza kubisoma neza witonze. Kiriya gice kigaragaza uburyo Penina yajyaga ashinyagurira Hana. Mu gihe utegereje Imana ko isohoza ijambo ryiza yakubwiye kuri wowe, ntukite ku magambo Penina avuga. Penina icyo abashaka ni iki? Abashaka kugutesha umutwe, abashaka kugira ngo nawe ucike intege, abashaka kugira ngo nawe ubivemo, abashaka kugira ngo nawe wanga abantu. Uzasanga abantu kenshi mu bigeragezo, mu bintu bacamo bikomeye, usanga avuga ati jyewe abantu narabamenye, sinarinzi abantu none narababonye. Ugasanga nawe arabavuga, aravuga ati sinarinzi ba Penina, sinarinzi abangaba, nabamenye mu gihe nagiye nahuye n'ibibazo. Icyo usabwa ni iki? Ni ukutita ku magambo ya Penina. Penina icyo abashaka ni ukugira ngo avuge amagambo akubuza icyerekezo, atuma ubivamo, atuma nawe ugira andi magambo uvuga, atuma usharirirwa. Kubera iki? Mu by'ukuri urugamba umuntu acamo rwakoroha mu gihe afite abamusunika, bamubwira ngo komera, bamubwira ngo ihangane, bamubwira ngo turagusengera. Niko umuntu ateye, abakeneye umuntu umubwira ngo komera turi kumwe. Ariko ikintu kibabaza cyane ni ukubona umuntu mubana, musangiye ubuzima bwa buri munsi, ari usunika ibibazo cyane, ari ugenda akujomba igikwasi, arimo agenda ajomba umuntu kugira ngo amubabaze. Birababaje cyane. Uyu rero Penina ni umwuka winjiye, ni umwuka uriho muri iki gihe, ubuza abantu, ujomba abantu, ubabaza abantu. Kandi benshi umuntu aravuga ngo koko uriya muntu mwene data, inshuti yanjye, nabwiye amagambo akomeye, nameneye ibanga ry'umutima wanjye, none niwe urimo ugenda unkwiza. Birashoboka. Icyo rero usabwa ni iki? Ni ukutita ku byo Penina avuga. Uyu Hana yababazwaga cyane n'amagambo ya Penina, ngo ariko akajya imbere y'Imana. Ikindi ntabwo ari Penina gusa, kuko Hana igihe agiye mu rusengero yahasanze ikindi kigeragezo gikomeye atatekerezaga. Yahasanze uwitwa Eli, yahasanze Eli ngo yabonye anasenga, aho kugira ngo amufashe aramubaza ngo mbese ubwo businzi bwawe uzahereza hehe gusinda? Ngo aramuhamagara, aramuhugura, aravuga ati nakwitegereje, nakwifatiye, uri umunywi. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye. Uje imbere y'Imana, uje gusenga, ugira ngo uhabonere ibihe byiza, uhasanze Eli, uhasanze umwuka wa Eli uguca intege, aho kugira ngo uhembuke ugire ibihe byiza, ukumva umuntu aguciye intege. Ikintu rero kibabaje, Eli yahamagaye Hana, aramubwira ati uzageza hehe isindwe ryawe? Iyo usomye umurongo waho wa 12 w'igice cya mbere, haravuga ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Hano Eli yaramwitegereje, aramuhamagara ati urasindura umusinzi. Ariko Hana yabyitwayemo neza. Abantu benshi iyo bakomerekeye aho bari komorerwa, bari kubwirirwa ijambo ryiza, akabona habwiriwe ijambo ribi, usanga abantu bahindura insengero, akavuga ati jyewe sinzongera no gusengera hariya, kubona kanaka kugira ngo ambwire amagambo ankomeza, ambwiye ijambo rimbabaza. Benshi rero uyu mwuka wa Penina, uyu mwuka wa Eli uri kugenda utuma abantu bareka inzu y'Imana, badakunda Imana. Soza ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe utegereje igihe cy'Imana, urasabwa kunesha uyu mwuka. Kandi uyu ni umwuka uriho ukomeye, ugushije abantu cyane, umwuka w'ibicantege. Dawidi igihe yari mu rugendo, iyo usomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 16, yigeze ahura n'ikibazo gikomeye, ariko ahura n'uwitwa Shimeyi, ngo wagendaga amutuka, agenda amutera umukungugu,
agenda amushinyagurira, ndetse babwiye Dawidi baramubwira ngo reka tumutere icumu. Abasirikare bari kumwe na Dawidi baravuga ngo tumutsinde ahangaha kubera ko arimo arakora ibintu bikomeye. Dawidi aravuga ngo mumureke yitukire, ngo hari Uwiteka azareba imibabaro yanjye, arebe n'ibyo bitutsi, anyitura ibyiza. Nagira nkubwire ngo iyo bagutuka, iyo bakuvuga, burya kenshi bijya bizamuka imbere y'Imana, cyane cyane iyo bakuvuga ibitari byo. Iyo bakuvuga ibitari byo bihinduka isengesho. Bibiliya iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka nshyire mu mahoro uwo bacunira ingoni. Ayo magambo ni amagambo ari muri Zaburi. Rero witinya, wicibwa intege n'urucantege rw'abana b'abantu, kubera ko ntabwo bizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Kuba Penina arimo avuga ntibizabuza Samweli kuvuka. Kuba Hana arimo ashinyagurirwa na Eli wakamubwiye amagambo meza ntabwo bizabuza umugambi w'Imana gusohora. Kuba Dawidi arimo aterwa umukungugu na Shimeyi udafite amateka muri Isirayeli, Shimeyi w'umuntu uri aho ngaho utari usanzwe uzwi, ariko burya mu gihe gikomeye, iyo umuntu arimo aca mu bihe bikomeye ategereje igihe cy'Imana ku buzima bwe, hari igihe hahaguruka n'abantu atarazi, ukabona barahagurutse. Gikomera rero, komeze wizere. Twasomye ijambo rivuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nshuti, ndagira ngo ukomeze, uzaza ntabwo azatinda. Ukwiriye gukomeza kwizera Imana, ukwiye kuba mu Mana, ukwiye gukomeza kuba inshuti yayo, ukwiye kutita ku byo Penina avuga, kandi ntiwite ku bicantege ibyo ari byo byose. Biragusaba iki rero? Gukomeza kubana n'Imana, kandi Imana ni inshuti nziza, izakomeza ibane nawe. Humura, uzaza ntabwo azatinda, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ndumva twasenga Imana, kandi ndagira ngo nkusengere uyu mwuka wa Penina, uyu mwuka mubi usirikira, uzerera, uguca intege, uwutsinde, kugira ngo umunsi uzasubizwa, umunsi Samweli azaza, Penina azagufashe gushima Imana. Wikwimuka Penina, wihunga Penina, wimuvugaho amagambo menshi, kubera ko arimo arongera ishimwe ku buzima bwawe, kuko Imana nigusubiza. Ntabwo igisubizo kitarimo ibigeragezo kijya kiryoha. Oya, urabanza ukageragezwa, kuko biravuga ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Reka dusenge rero, wihangane kandi utsinde uwo mwuka. Imana izaza ntabwo izatinda. Mana, turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza kandi ijambo ryawe rikomeye. Tugushimiye ko ugiriye umuntu wese inama y'ukuntu akwiye kwifata mu bihe agutegereje. Senge uriya muntu wumva amaze gucibwa intege n'umwuka wa Penina, n'umwuka wa Shimeyi, n'umwuka wa Eli, n'umwuka uwo ari wo wose, uriya mwuka wa Satani, uko wagenda wiyoberanya mu buryo bwinshi, ndamusengeye kugira ngo umuhe imbaraga zo gukomera no kunesha. Urakoze Mana kubyumvise, kandi turagushimiye ko tuzumva amashimwe yabo wagiye uneshereza, bakabona ibisubizo biturutse kuri wowe. Mbyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.